Alright, mumeze mute bantu banjye? Akaririmbo bakise Lemi B na ka The Second Voice akubwira ati reka mbe uwo ndiwe, reka mbe uwo ndiwe, ndeka nitware mu buryo bwanjye. Wikikaraga imbere yanjye byatuma niyumva ukundi, ndeka mbe uwo ndiwe. Gusa nanone ntuhagarare nabikunze, ntutekereze cyane, umva amarangamutima kandi undeke mbe uwo ndiwe. Okay, aho ngaho komeza wimuke ubyina nta guhangayika nta n'amategeko. Atuhora uvuga cyane, ngewe ndatuje mu muke woroshye turi mu nzozi. Ati umubiri wawe urimo kwinyegagiza utera gahoro, twumve icyo turi kugeraho. Ati suri iteguye ko nge niteguye n'iki n'iki. Ati ndeka mbe uwo ndiwe, byina gahoro winyeganyeza mu buryo bwanisha kwiyumvanamo, reka mbe uwo ndiwe. Iri joro dufite umwanya nta gusinzira. Ati nta gusinzira, ati no love just motion, nubwo nta rukundo ariko gerageza unyiyumvemo. Icyambere cyo nuko uno munsi nta gusinzira. Ati let me be, reka mbe uwo ndiwe. Ati mbabarira wikinyeganyeza guki imbere yanjye bituma niyumvamo amarangamutima, mbabarira nibera uwo ndiwe. Gusa nanone ntuhagarare nabikunze, ntutekereze cyane, umva amarangamutima kandi undeke mbe uwo ndiwe. Aka karirimbo ni keza cyane rero, wagakunze ntibibagirwe gukora subscribe ngo na sharing inshuti zawe. Ndabizi ku bantu bakoresha TikTok cyangwa se n'izindi mbuga mugenda mukunda kano karirimbo, ubwo rero navuze reka tugasobanure. Ukeneye n'indi ndirimbo andika muri comment nzayigukorere ubutaha. Muri make aka karirimbo story irimo ni nka kwa kundura n'umubebi ukihagarara ukavuga ati wenda mfite sheri, ariko nanone wabona wenda nk'abantu b'iki gihe bateye muri nyashi, yabona yuko yikaraga imbere yawe akavuga ati Rwanda when you move like that on me, nukomeza kwikaraga guki imbere yanjye biraza kumbana ibibazo. Ubwo rero mbwira uko twabanye, gusa unansabe n'indi ndirimbo nazagukorera kugira ngo tujye tubana neza umunsi ku munsi. Ikindi cyambere utagomba kwibagirwa subscribe, share na comment. Ibyo nibyo byambere kugira umunyamuryango wa Agasobanuye family. Ciao ciao.